Nkuko mubibona rero aho ni muri Kenya nuko ibintu byifashe ni mood yo muri Kenya nuko ibintu bimeze imyigaragambyo iremereye cyane kubatwara abagenzi mu modoka ndetse n'ibindi binyabiziga ngo ni ingendo muri rusange ntago byoroshye ariko mbere yuko tubijyamo turebe nuko muri Kenya ari bimeze reka manze nkubutse gukanda subscribe kuri The Quick Times News kandi amakuru yose ubu hari kuko tuyakugezaho aba ya politike imikino igitandukanye yose urayikurikira kuri The Quick Times News munyemere tujye muri Kenya rero muri Kenya abakora mu nzego z'ubwikorezi bahagaritse akazi kubera uburyo ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bikomeje gutumbagira cyane muri iki gihugu cya Kenya n'ubundi mu ijoro ryo kuwa 17 rishyira kuwa 18 Gicurasi 2026 nibwo abatwara abagenzi batangiye ibikorwa byo kwigaragambya binyuze mu guhagarika akazi murabyumva neza nyine aba bashoferi bose abatwara ibintu abatwara abantu bose ku munsi w'ejo hashize gwera ku tariki 17 na n'ubu n'uyu munsi ari nabyo byakomeje abatwara abagenzi n'ibintu batangiye kwigaragambya bareka akazi n'ubundi nyine baraparika byo bakoresha mu kazi kabo ibi byatumye abagenzi bo mu ngeri zitandukanye barimo abanyeshuri murabyumva neza bagomba kujya ku ishuri abakozi bari bagiye mu kazi ndetse n'abandi babura uko bagenda mu kazi kabo ndetse n'ibikorwa bigiye bitandukanye kuko imodoka muri gare zari ntazo bari bamaze kujya kwigenera kwigaragambya kuwa 14 Gicurasi 2026 nibwo urwego rushinzwe kugenzura ingufu n'ibikomoka kuri peteroli hariya muri Kenya n'ubundi bakita EPRA rwatangaje ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutse cyane muri iki gihugu EPRA yatangaje ko ibiciro bya lisansi byiyongereyeho amashiringi 665 aho byageze ku mashiringi 218 ubwo mu gihe litiro ya mazutu yo yongereyeho amashiringi agera ku 2600 bituma igiciro cyayo kigera ku mashiringi ibihumbi bigera kuri 4400 amafaranga 292 ihuriro ry'abashoferi muri Kenya ryahise rihamagarira abakora mu bijyanye no gutwara abagenzi guhagarika ibikorwa byose byo gutwara kubera iryo tumbagira ry'ibiciro umva ubwo ni nk'amakoperative y'abahuriyemo nyine aba bose bakora iyi mirimo aba gutwara abantu n'ibintu murabyumva namwe byamagara rero aba bashoferi bose kuba bahagarika imirimo yabo yo gutwara abantu n'ibintu ahubwo bakagera igihe nyine cyo gushaka uburenganzira bwabo iri huriro ryatangaje ko kuba ibiciro bya lisansi bikomeza gutumbagira bikomeje gutuma ibintu byose byiyongera birimo ibiciro by'ingendo iby'amashanyarazi iby'ibiryo ndetse n'ibindi bikomeje gutuma ubuzima bw'abanyakenya bukomeza kujya habi ihuriro ry'abashoferi muri Kenya kandi ryatanze urutonde rw'ibyo guverinoma y'iki gihugu ikwiriye gukora kugira ngo bakomeze guhangana n'ibi bibazo mu byo basaba rero harimo ko guverinoma ya Kenya ikwiriye gukora ibishoboka byose ikaba yareba uburyo igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli birimo lisansi mazutu bigabanyirizwa igiciro ko murabyumva neza niba lisansi na mazutu ndetse na peteroli byazamutse bikomoka kuri peteroli n'ubundi iyo byazamutse ibintu byose biba bigomba kuzamuka rero bo bavuga ko bashaka ku biciro bigabanuka kugira ngo ibintu bigende neza ntago byagarukiye aho kuko basabye ko Opiyo Wandayi usanzwe ari minisitiri w'ingufu na peteroli yegura ndetse n'uru rwego rushinzwe kugenzura ingufu n'ibikomoka kuri peteroli rukavaho hagashyirwaho urundi bashaka amavugurura mu buyobozi muri iyi domaine barimo nyine n'ubundi y'ubwikorezi bw'abantu n'ibintu vuga ngo urwego ruriho ntago barushaka ahubwo rwegure nyine hajyeho urundi rushya batangirana imirimo n'imikoranire basabye abagize inzego zitandukanye barimo abacuruzi ndetse n'abakozi kujya ku myigaragambyo
y'amahoro yo gushyira igitutu kuri leta kugira ngo ibyo bayisabye bishyirwe mu bikorwa. Iki kibazo cyafashe indi ntera ubwo koperative yo kubitsa no kuguriza abashoferi batwara imodoka zizwi nka matatu sakozi, ubwo niko bahita nyine iyo koperative ishinzwe kubaguza bahita matatu sakozi, yahagarikaga ibikorwa byayo mu gushyigikira iyi myigaragambyo. Ibi byakurikiwe n'ibigo bifite imodoka nini zo gutwara abantu muri Kenya birimo Super Metro, Metro Trans, Ratema Travelers na Forward Travelers. Byahagaritse ibikorwa byo gutwara abagenzi mu rwego rwo kwigaragambya kubera ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli muri iki gihugu bikomeje kwiyongera. Minisitiri w'imari n'igenamigambi ry'ubukungu muri Kenya John Mbadi yavuze ko iyi myigaragambyo idakenewe kubera ko guverinoma y'iki gihugu ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bitazamuka cyane. Yagaragaje ko kuba ibi biciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutse atari igihugu cyabizamuye ku bushake bwacyo, ahubwo ko ari kubera intambara ikomeje guhanganisha Amerika, Israel ndetse na Iran yatumye iki gihugu cyo muri Aziya gifunga inzira ya Hormuz inyuzwa 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi. Aha ubuyobozi bwa Kenya bukomeza kubwira abanyakenya nyine ngo bihangane nuko ibintu bimeze. Abanyakenya bo ntibabyumva nkuko mubibona muri Kenya ibintu byakomeje cyane muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi ho ntago byari byoroshye habe n'akana gato. Bazindukiye mu mihanda bose, polisi zigerageza gukumira, abaturage bateye amabuye, batwitse ibintu byinshi, ibinyabiziga, abagerageza kujya mu kazi, abagira amamoto yabo n'abigira ibinyabiziga byabo ku giti cyabo nyine bitwara, murabyumva. Ntago abaturage begeze bemera abo ko batambuka. Umubare nyamwinshi n'abashoferi n'ubundi nyine batwara bakoresha imihanda cyane, babujije abajya mu kazi kabo bitwaye ko bagenda. Iyo bakubonaga bataka bagusubiza inyuma, murabibona ku mashusho neza. Byaje no kuzamo impanuka aho ikinyabiziga cy'umupolisi cyagonze umuturage ahita yitaba Imana. Murabibona neza, batangiye kugenda bigaragambye bana bafrustre cyane, bateye amabuye kuri polisi ya Kenya yageragezaga kuba yahosha imyigaragambyo muri Kenya. Ni ibintu bitoroshye habe n'akana gato, nyuma yuko nyine ibi bikomoka kuri peteroli bikomeje kuzamura igiciro. Natwe hano mu Rwanda mwagiye mubibona mu minsi yashize, rura izamura ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, ariko muri Kenya ho kwiyangana byanze. Ubu icyitwa ingendo muri Kenya ntago biri gukunda, kuva mu Mombasa ujya n'ahandi hose ntago bikunda. Marebona abantu bagiye bitambika mu mihanda, nta muntu uri kugenda. Barakubona uri kuri moto ya nkuko mubibonaho kuri iyo foto, barakubona ahita bagusubiza inyuma ati subira iyo uvuye, ntago nta ngendo zihari uyu munsi. Ubwo murumva nyine by'imyigaragambyo ntago biri burangira kuko hajemo no ku ingendo zihagarara. Urumva n'akazi kaba kagomba gupfa, kuko niba hari abantu bakora ingendo ku kazi wenda akaba yakora nk'urugendo rw'amasaha 2, urumva akazi kaba kagomba gupfa muri Kenya. Rero ntago byoroshye. Ubwo no gutegereza tukaza kureba icyo leta iri buze kubikoraho ari muri Kenya. Ariko ikigaragara cyo nkuko mubibona nyine ku ma screen yanyu, ntago ibintu byoroshye muri Kenya nuko bimeze. Ku myigaragambyo iri hariya Mombasa ntago byoroshye kabisa. Reka nkwibutse gukanda subscribe kuri The Quick Times News kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Si ibiganiro bya politike gusa, tukugezaho n'ibigiye bitandukanye, imikino yose urayikurikira. Wowe kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye hano kuri The Quick Times News. Mukomeze kugira amahoro y'Imana kandi mukomeze no kugira igicamunsi cyiza. Imana ibarinde.